Igitunguru ni ikimera kandi kikaba n'ikiribwa ku isi hose, kikamera no mu bice bitandukanye bigize isi. Bwa mbere cyabonetse mu bihugu nka Iran n'uburengerazuba bwa Pakistan. Nubwo ariho cyabonetse bwa mbere, ntago aribo babikora cyane cyangwa se babitanga ku isi mu buryo bwo musaruro. Igihugu cy'Ubushinwa kugeza ubu ngubu nicyo gihugu cya mbere gitanga umusaruro uvuye kuri kino kimera cyangwa se kiribwa ku mwaka. Ndagusuhuje njyewe nitwa Cyuma Inkuba Nigano Stress Akanzuraheba. Ikiganiro ni gira ubumenyi. Gira ubumenyi ku bimenyetso bitanu byakwereka ko umunyu wabaye mwinshi mu mubiri wawe. Umunyu ni ingenzi mu mubiri wacu kugira ngo ukore neza, ariko iyo ubaye mwinshi nabyo ni bibi kuko bitera umubiri gukora nabi ndetse bigatera n'uburwayi butandukanye nk'umuvuduko ukabije w'amaraso n'ibindi. Nubwo bimeze gutya ariko ni gute wamenya ko umunyu urya ari mwinshi? Dore ibimenyetso bitanu bizakwereka ko urya umunyu mwinshi. Icya mbere, kunyara cyane, ari byo bita frequent urination mu rurimi rw'icyongereza. Kujya kunyara cyane bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umunyu ari mwinshi mu mubiri wawe. Gusa nanone hari izindi ndwara zitera kujya kunyara cyane nka diyabete n'ibibazo by'uruhago. Ni byiza rero niba ukunda kujya kunyara cyane, wagana muganga bakareba impamvu zibitera. Icya kabiri, inyota idashira, ari byo bita mu rurimi rw'icyongereza persistent thirst. Hari impamvu zizwi zitera ikibazo cyo kugira inyota nka diabete, infection z'imyanya y'inkari ndetse n'ibibazo by'uruhago. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umwuma ushobora guterwa no kurya umunyu mwinshi. Niba rero ukunda kugira umwuma ndetse n'inyota, ni ngombwa kugana muganga kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umunyu wabaye mwinshi mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya gatatu, ibibazo by'impyiko cyangwa se kidney challenge. Kurya umunyu mwinshi bihungabanya imikorere myiza y'impyiko. Impamvu ni uko bizamura intungamubiri zo mu bwoko bwa protein zisohoka mu nkari. Uku kwiyongera kw'intungamubiri zo mu bwoko bwa protein ni kimwe mu bitera. Icya kane, kubyimba mu tugombambari. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kubyimba mu tugombambari bishobora guterwa no kurya umunyu mwinshi kuko amazi aba yibitsemo, bityo bigatuma habyimba. Nubona rero wabyimbye aho mu tugombambari, uzakeke ko urya umunyu mwinshi. Ujye kwa muganga barebe impamvu yabyo. Ikimenyetso cya gatanu cyakwereka ko ufite umunyu mwinshi mu mubiri wawe, kurwara umutwe kenshi, frequent and mid headache mu rurimi rw'icyongereza. Niba ukunda kurwara umutwe woroheje wa hato na hato ukaba utazi ikiwutera, ni byiza ko uzagabanya umunyu urya mu biryo buri munsi. Umunyu iyo ubaye mwinshi mu mubiri bitera kugabanyuka kw'amazi mu mubiri, bityo bigatera kuribwa umutwe. Dehydration induced headache symptoms mu rurimi rw'icyongereza. Iyo rero ugabanyije umunyu ufata ntihagire impinduka ubona, ni byiza kugana muganga akareba impamvu yabyo, kubera ko hari izindi ndwara zishobora gutera ibi bimenyetso. Ni byiza ko niba ubonye ibi bimenyetso wagana muganga akagusuzuma akamenya impamvu. Turabibutsa ko inkuru zacu ziba zikoretse kandi zizewe neza, twazikoreye mu buryo busobanutse kandi bw'umutuzo. Iyi nkuru tuyikesha urubuga www
ireclam.com. turabibutsa gukora subscribe ku Izuba TV show